Mwaka w'igihumbi 1572 umurozi wari ufite imbaraga z'ikibi witwa Marine yafungiye ku musozi muremure afunzwe na Spook Gerigwari. Spook ni indwanyi zirwanya ibiremwa bibi by'umwijima, ndetse zari inshingano za Gerigwari kurinda isi ayirinda abarozi. Nyuma y'imyaka myinshi ukwezi kw'amaraso kuzuye kwaragaragaye, bituma Marine yongera kubona imbaraga ze n'ubushobozi bwo kuba yakwihindura. Yihindura ikinyamaswa cy'inkazi kiguruka, ava mu mwobo yari afungiyemo yongera kwibohora. Ubwo Gerigwari yari ari kunywa mu kabari, nibwo umwigishwa we William yamugeragaho aza amubwira iby'umukobwa wari wahanzweho n'amadayimoni wari uri mu rusengero. Gusa muri ako kanya Gerigwari atangira kumusobanurira ko atari mu kazi, kari mu karuhuko. Akimusubiza ibyo nibwo undi mugabo yamuhamagaraga amukora ku rutugu amubaza impamvu atari kubafasha. Gerigwari aramusunika batangira kurwana, ndetse Gerigwari yamuhaye n'inkota kugira ngo umurwano wabo urusheho kuryoha. Atangira kumukubita, ari nako inzoga zitangira kumushiramo. Amaze gusinduka Gerigwari na William, nyuma yo kwambara imyenda y'urugamba, bafata inzira berekeza ku rusengero ahari hari umwana w'umukobwa wafashwe n'amadayimoni. Kabone nubwo yarahambiriye iminyururu, umwana w'umukobwa yakoresheje imbaraga ze atera umusaraba wari umuri iruhande, ariko Gerigwari ahagarika byoroshye. Nibwo se umukobwa yatangiye kubabwira ko ari gutyo yari ameze guhera mu ijoro ryashize. Umukobwa atangira kuvuga mu ijwi riteye ubwoba ry'amadayimoni, abwira Gerigwari ko Marine yacitseho yari afungiye. Gerigwari yahise amenya ko ari umurozi uri kumukoreramo, afata uruhago rurimo puderi ya maji atangira kuzengurutsa ku ijosi rye. Bica intege imbaraga z'imyuka mibi zitangira kuva mu mubiri we. Umwana atangira kongera kuvuga nk'ibisanzwe. Ababyeyi b'umwana bahise bamukuraho, imbaraga z'umwijima zitangira kwiyegeranya zihinduka Marine. Atangira kwataka Gerigwari ahambira William ku ruhande. Ubwo Gerigwari yahaga William ikimenyetso ngatera ishoka ikata umugozi wari ufashe inzogera kugira ngo imanuke, Marine yarayikwebye ahita yihindura ikinyamaswa cy'inkazi, atangira gushwanyaguza igituza cya Gerigwari. Ariko nanone mbere yuko agerageza kuguruka agacike, William yamurashe umwambi anamujugunyaho incundura zikoze muri silver. Marine atangira kuguruka yerekeza ku muryango, akurura William agenda amukubita ku bikuta, ariko William ntiyarekura incundura. Kugera ubwo Gerigwari n'abandi bagabo baje bamufasha gukurura incundura ya silver, ica intege Marine arahinduka agaruka mu isura y'abantu. Amaze kugwa se bamufungirana muri cage. Ubwo Gerigwari yatangiraga kugenda, Marine yakuruye William amukurura muri cage, amwuzuzamo imbaraga z'umwijima kugeza apfuye. Gerigwari acana umuriro kuri cage kugira ngo yihorere, gusa muri ako kanya Marine ahinduka ikinyamaswa cy'inkazi, amena cage atangira kuguruka acika ahungira mu ishyamba ryari ryegereye aho hafi. Tom yari ari kugerageza guhiga, ariko mushiki we akanga inyamaswa zijya kure ubwo yamwibutsaga ko hari ibyo guhinga yagombaga gukora. Tom ntabwo yari umuhizi mwiza, ariko yakomezaga kugerageza cyane kubera ko yumvaga ko akwiriye byinshi mu buzima birenze kwirirwa agaburira ingurube. Bitunguranye Tom yatangiye gutitira, ndetse atangira no kugira iyerekwa abona Gerigwari mu iyerekwa rye n'undi mugore w'amayobera. Tom bwo yatangira kugira iryo yerekwa, mama we ntabwo yajijinganyije, yahise atangira kumuturisha. Mu kanya gato cyane Gerigwari yahise ahagera, mama wa Tom ahisha agakufi yari yambaye. Ndetse Gerigwari yavuze ko ari gushaka umwana w'umuhungu wa 17, ndetse ko abana b'abahungu ba 17 bari kugenda barangira. Tom yabwiye Gerigwari ko ari umwana w'umuhungu wa 17. Gerigwari aha umuryango w'amafaranga abasaba ko yamujyana. Mama wa Tom yatekereza ko byaba birimo ibyago byinshi, gusa Tom yifuza kugenda kuko yari yarabonye Gerigwari mu nzozi ze. Mbere yuko bagenda, mama wa Tom yamuhaye agakufi ke, aramubwira ngo ajye ahora akambaye igihe cyose. Mu kanya gato ku rundi ruhande, Marine yarageze aho yari atuye, abona murumuna we Lizzie yari yarahiye. Marine byose cyane yahise amuvura, ndetse akoresha amajize yongera guhindura aho bari batuye ahagira heza. Nyuma y'urugendo rurerure bagenda mu bwato, Tom na Gerigwari bageze mu mujyi. Gerigwari yahaye Tom amafaranga ngo ajye kugira ibyo agura byo kurya, we yerekeza mu kabari. Gusa ubwo Tom yari gutembera mu mujyi, nibwo yabonye ko abaturage bafashe umukobwa witwa Alice. Bageragezaga kujya kumutwika kuko batekerezaga ko ari umurozi. Gusa Tom yahise yibuka ko uwo mukobwa yamubonye mu iyerekwa, agenda yirukanka agerageza kumutabara. Ndetse yabwiye buri umwe wese ko ari umwigishwa mushyashya wa Gerigwari, abasaba ko agomba kujyana uwo murozi akamushyira Gerigwari. Aramwemerera aramutwara. Bageze ahatari abantu, Tom yakase imigozi yose bari bahambiriye Alice, amwemerera kugenda. Gusa none mbere yuko Alice agenda, yasize abwiye Tom ko abigishwa ba Gerigwari bose birangira bishwe. Gusa none mbere yuko agenda, yasabye Tom kutabwira Gerigwari ibijyanye no kuba bahuye. Mu ijoro Alice yagiye mu gace k'umwijima, ndetse byahise bigaragara ko ari umukobwa wa Lizzie. Ndetse Marine yishimiye ko Alice yari yabashije kuneka Gerigwari, ndetse yababwiye ko bategereje ukwezi kw'amaraso kuzuye kugira ngo bakangurire ibiremwa by'umwijima. Ku rundi ruhande Tom yari kugendera mu ishyamba na Gerigwari, atangira kugenda kwangwa n'imizima itandukanye. Gerigwari yatangiye kumusobanurira ko Spookers bo bica inyamaswa z'umwijima gusa, ndetse ko bakwiriye guhagarika Marine vuba cyane. Tom yatangiye gutitira, ndetse atangira kugira iyerekwa abona Marine acika muri cage. Muri ako kanya yahise ahwera, birangira akangutse mu gitondo cya kare yisanga ari mu bwato na Gerigwari, ndetse bari kumwe na troll yitwa Task. Nyuma yagaye bageze mu gace aho Gerigwari yita imuhira. Hari huzuye intwaro nyinshi, ibitabo n'ibindi bikoresho bitandukanye, ndetse yasanze ibishushanyo byinshi bigaragaza ingabo zagiye zirwanya ibiremwa by'umwijima, ndetse bikanatoza abana b'abahungu ba 17.
Geregwari yamubwiye ko bahoze ari ibihumbi, ariko kuri iyi nshuro akaba hari hasigaye umwe kwa ko bari gukendera, ndetse wari usigaye ari Geregwari. Yamubwiye ko undi wari usigaye yari yarapfuye mu myaka 10 ishize. Kabone nubwo Tom yari umunyantege nkeya, Geregwari yamubwiye ko agomba gutangira kumutoza kwa ko agomba guhagarika Marlin mbere y'uko ukwezi kuzuye kw'amaraso kugera. Yamubwiye ko icyo gikorwa kiba rimwe mu myaka 1000, ko ndetse iyo kibaye bituma umurozi kazagira imbaraga zidasanzwe agatangiza intambara. Muri iryo joro Tom yakanguwe n'ijwi rya Geregwari yumva ari amusaba ubufasha. Nibwo yagiye kureba ibyari byo ageze abona ingabo irimo skeleton indani, nta kindi gihari. Ubwo Tom yarahindukiye ngo agende, iyo ngabo yatangiye kugenda bitunguranye. Tom atangira guhunga, ariko iyo ngabo itangira kuza imwataka. Imena umuryango izikurikiye Tom. Yateye icumu Tom ararikwepa mbere yuko atangira kurira ngahunge. Iyo ngabo yatangiye gukoresha iminyururu yurira kugira ngo igere aho Tom yarari. Itangira gukomeza imwataka ikoresheje inkota yayo. Tom yakomeje kugenda kwepa, iyo ngabo ariko ikomeza igenda imwataka. Yamanuye Tom hejuru, imusimbukira hejuru itangira kumuniga. Gusa mbere yuko imwica Geregwari yahise ahagera, atangira kuyataka akoresheje inkota ye. Bidatinze Geregwari yahise yangiza iyo ngabo, acindaga imbaraga z'umwijima zari zirimo indani. Nyuma Geregwari yatomuganyije Tom amubwira ko yagombaga kuguma mu cyumba cye, ndetse amubwira ko yamaze gutsindwa igeragezwa rye rya mbere. Kuko mbere Geregwari yari byaranagiye Tom yahise atangira kumwataka. Amwataka akoresheje inkota, anamubwira ko mu muryango we bamubwiye ko atazi kurwana. Tom ntabwo yari indwanyi nziza, ku buryo bidatinze Geregwari yahise amufatira inkota ku gakanu. Mbere yuko amubwira ko nta kintu na kimwe ashoboye, Tom yateye inkota imbere ya Geregwari habura gato ngo imufate mu isura. Aribyo byose byemeza Geregwari yiyemeza gukomeza kumwigisha. Geregwari yatangiye kwigisha Tom ibijyanye n'uburyo amadayimoni akoramo ndetse n'imbaraga zayo. Ndetse Tom akomeza no kwitoza ibijyanye no gutera ibyuma. Akomeza no kumwigisha n'ibigendanye n'imiti y'ibimera bakoresha no kugira ngo ubashe kubusobanukirwa dayimoni atandukanye ndetse n'inyamaswa n'uburyo kibakwirinda. Gace k'umwijima, ingabo z'umwijima za Marlin zari zimaze kuhagera. Gusa ubwo imwe mu ngabo z'umwijima zarebaga Marlin, bitunguranye yese yica ayishinja gusuzugura. Ibyo byatumye Alice amenya ko Marlin atitaye ku bantu be, atagerageza guha gasopo nyina. Ariko Liz yamubwiye ko Marlin atabasha kubabaza umuryango we. Muri iryo joro Tom yarongeye arakanguka, ubwo yumvaga ijwi nibwo yasangaga Alice ari koga mu kiyaga. Yasabye Tom guhindukira akareba hirya mbere yuko ava mu mazi, akoresha amajize yambara imyenda. Kabone nubwo abigumishije ari ibanga, yahereje Tom ikiganza ngo amuzamure haka ibishashe hagati yabo. Ndetse byarangiye Alice nta kindi afite cyo gukora usibye kwicuza icyaha, akavugisha ukuri ko ari umurozikazi. Ndetse yaravuze ngo byaravuzwe ko iyo umurozikazi akoze ku mugabo bari munsi y'ukwezi akaka ibishashi, biba bisobanuye ko ngo ari we rukundo rw'ubuzima bwe. Gusa none Alice ntabwo yigeze abwira Tom ko ari mu barozikazi babi, ndetse Geregwari yari ari guhiga, cyangwa ngo amubwire ko yamaze igihe cyose ari kumuneka. Bakira bataratangira gusomana, bagowe n'ijwi rya troll yari kugira inzozi mbi. Tom yandikiraga ngo areba iryo jwi riri guturuka, yagarutse Alice yagiye. Mu gitondo cyakurikiyeho inzogera mu mujyi yaravuze, bisobanuye ko Spooks bari guhamagarwa. Ndetse muri ako kanya ingabo zari kwita ku mujyi byari kuzitwara iminsi 2 kugira ngo ziwugeremo. Ubwo bageraga umuvugabutumwa yabwiye ko hari inyamaswa, ndetse abwira ko nta n'umwe wemereye kuyegera. Inyamaswa yari ifungiye muri cage yasaga nk'idubu. Geregwari wese yibuka, ndetse yibuka ko yitwaga Urag. Anamenya ko ari umwe mu basirikare ba Marlin babaga banyotewe n'amaraso. Geregwari yohereje abasirikare basohoka mu cyumba, anafunga imiryango yose mbere yuko avuga ko agiye guhangana n'inyamaswa wenyine. Urag yamennye cage agerageza kwataka Geregwari. Gusa Geregwari yamuteye imbaraga zimuhatiza kongera gusubira mu isura y'umuntu. Ubwo umurwano watangiraga hagati yabo, ndetse abagabo bose ko ari babiri byagaragara ko bafite ubumenyi bwo kurwana. Ubwo Urag yakubitaga Geregwari akamushyira ku ruhande, Tom yashatse ikintu atera Geregwari kugira ngo arekure master we. Urag arahindukira atangira gukubita Tom, nibwo Geregwari yamutunguraga muturutse inyuma. Bakomeza kurwana. Ndetse kuri inshuro Geregwari yaramukubise cyane ku buryo Urag yatangiye kurira imigozi agerageza gucika. Geregwari yatumye Tom yurira hejuru ya cage kugira ngo ajye kumuhagarika. Tom asimbutse avuye muri cage, Geregwari akata umugozi. Byatumye cage yarimo Urag imanuka ikamanukana nawe. Akurikiraho Geregwari agerageza kunigisha Urag umunyururu mu ijosi. Urag yarongeye yihindura idubu nanone. Tom yarongeye arekura imbaraga nyinshi kugira ngo yongere amusubize mu isura y'umuntu. Ndetse akorana na Geregwari kugira ngo basunikire Urag muri cage nanone. Batangiye kumena amavuta yuzuza mu cyumba, ndetse Geregwari ahereza Tom umuriro kugira ngo atangire atwike Urag. Kabone nubwo Tom yajijinganyije kwica umuntu, Geregwari we yahise abyikorera. Nyuma yuko Urag ahiye agahinduka ivu, Geregwari yabwiye Tom ko ntacyo amaze niba atabasha gutwika umurozi ngo amwica murangiza. Ibi byose byari biri kwitegerezwa na Alice, waje kwegera Tom barahiherereye. Yambwiye ko kuva babona cya gishashi kiri hagati yabo byanze bikunze basangiye igeno. Ndetse Alice yatangiye kumbwira ko Geregwari nawe rimwe yahoze ari mu rukundo n'umurozikazi. Bitunguranye Tom yaramusomye, ndetse bamara ijoro ryose nk'abakundana. Tom yifuza gucikana Alice akamujyana ahantu hafite umutekano kure cyane. Ariko Alice yamubwiye ko nta hantu hameze gutyo habaho.
gusa nanone ibyo byatumye Tom agira izindi yerekwa, abona umwijima wigarurira isi ndetse Marlin yica Gerwari. Mbere yuko Tom asubira ku mwarimu we yasomye Alice amusezera. Muri ako kanya Marlin yari ari kwakira undi musirikare we wari ugarutse. Ku munsi wakurikiyeho Tom yasanze Gerwari, atangira kumubaza nimba yarahoze akunda Marlin. Ntabwo yahoze iteka ari ikibi, ariko ubwoba mu nyuma bwaje kumuhindura. Ubwo yaje gushanga Gerwari yarashyingiranwe n'undi muntu, yishe uwo mugore Gerwari yari ashatse kubera gufuha. Muri icyo gihe Gerwari yafashe Marlin ariko ntiyashoboraga kumwicira. Rero aho kumwica ahubwo yaragiye amufungira ku musozi hejuru. Gerwari yari kwicuza kuba yaramugiriye impuhwe kubera ko kuri inshuro none yari igiye kongera kwataka isi. Gerwari yeretse Tom igituro umugore wa mbere Marlin yishe, amubwira ko atifuza kuzongera gukora ikosa n'ubundi nk'iryo yakoze.